Igitabo cy'Imigani igice cya 22. Kuvuga neza biruta ubutunzi bwinshi, no gukundwa kuruta ifeza n'izahabu. Umutunzi n'umukene bahurira hamwe, Uwiteka niwe wabaremye bose. Umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Uwicisha bugufa kubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Amahwa n'imitego biri mu nzira y'ikigoryi, urinda ubugingo bwe azanyura kure yabyo. Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Umukire ategeka umukene, kandi uguza aba ari nk'umugaragu w'umugurije. Ubiba gukiranirwa azasarura ishyano, inkoni y'uburakari bwe izavunika. Urebana ibamba azahirwa, kuko agaburira umukene ibyo kurya bye. Irukana umukobanyi kandi intonganya zizajyana nawe, ndetse imivurungano no gukozwa isoni bizashira. Ukunda kugira umutima uboneye akagira imbabazi mu byo avuga, umwami azaba inshuti ye. Amaso y'Uwiteka arinda ufite ubwenge, ariko atsembaho iby'abagambanyi. Umunyabute arahwaganya ati, hanze hari intare, nasohoka yanyicira mu nzira. Akanwa k'abagore b'inzaduka ni imva ndende, uwo Uwiteka azinutswe azayigwamo. Ubupfapfa buhambiriwe ku mutima w'umwana, ariko inkoni ihana izaba umucaho. Uwishakira ubutunzi akarenganya abakene, kandi uhongera abakire, bombi bazakena nta kabuza. Inama umunyabwenge atanga. Tega ugutwi wumva amagambo y'umunyabwenge, kandi umutima wawe ushishikarire kumenya ubwenge bwanjye, kuko ari byiza nubikomeza mu mutima wawe, bigahora mu kanwa kawe. Nabikumenyesheje uyu munsi wowe ubwawe, kugira ngo ibyiringiro byawe bibe ku Uwiteka. Mbese sinakwandikiye ibyiza by'inama n'ibyo kumenya, kugira ngo nkwemeze amagambo y'ukuri, usubiraneyo ayo magambo ku bagutumye? Ntukanyaga umukene kuko ari umukene, kandi ntukarenganye indushyi mu manza, kuko Uwiteka azababuranira, kandi ababarenganya azabanyaga ubugingo bwabo. Ntugacudike n'umunyamujinya, kandi ntukagendane n'umunyaburakari, kugira ngo utige ingeso ze zikabera ubugingo bwawe umutego. Ntukabe mu bishingirisha gukorana mu biganza, cyangwa bishingira abanyamyenda. Niba udafite ibyo kumwishyurira, washaka ko gutwara uburiri waryamagaho? Ntugashingure imbago za kera, izo basogokuruza bashinze. Hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye? Bene uwo azaba imbere ku mwami, ntazakorera abagufi. Igitabo cy'Imigani igice cya 23. Igihe wicajwe no gusangira n'umutware, ushyira umutima kuri uwo uri imbere yawe. Niba uzi yuko uri umunyanda nini, wifatira icyuma ku muhogo wawe. Ntiwishinga ibyo kurya bye biryoshye, kuko bishukana. Ntukarushywe no gushaka ubutunzi, ihebere bwa bwenge bwawe. Mbese wahanga amaso ku bitariho? Kuko ubutunzi butabura kwitera amababa, bukaguruka nk'uko igisiga kirenga mu bushwi. Ntukarye ibyo kurya by'ufite ijisho ribi, kandi ntukifuze ibyo kurya bye biryoshye, kuko uko atekereza ku mutima ariko ari. Yenda arakubwira ati, ngwino ngufungurire, ariko umutima we ntabwo uba uhuje nawe. Intore wamize uzayiruka, kandi uzaba wapfushije ubusa amagambo yawe wamushimishije. Ntukagire icyo uvuga umupfapfa kumva, kuko azahinyura ubwenge bw'amagambo yawe. Ntugashingure imbago zerekana imbibi za kera, kandi ntukarengere mu mirima y'imfubyi, kuko umurengezi wabo akomeye azakuburanya ababuranira. Hugurira umutima wawe kwigishwa, n'amatwi yawe ku magambo yo kumenya. Ntukange guhana umwana, kuko numukubita umunyafu atazapfa. Uzamukubita umunyafu, maze uzakiza ubugingo bwe ku gikuzimu. Mwana wanjye, umutima wawe nugira ubwenge, uwanjye nawe uzanezerwa. Nukuri umutima wanjye uzanezerwa nuvuga ibitunganye. Ntugakundire umutima wawe kwifuza iby'abanyabyaha, ahubwo uhore wubaha Uwiteka burinde bwira. Kuko hariho ingororano koko, kandi ibyiringiro byawe ntibizakurwaho. Tega amatwi mwana wawe, ugire ubwenge, kandi uyobore umutima wawe mu nzira nziza. Ntukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga, no mu ry'abanyanda nini bagira amerwe y'inyama, kuko umusinzi n'umunyanda nini bazakena, kandi umunyabitotsi bizamwambika ubushwambagara. Umvira so wakubyaye, kandi ntugahinyure nyoko ageze mu zabukuru. Gura ukuri ntuguranure, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Se w'umukiranutsi azishima cyane, kandi ubyara umwana ufite ubwenge azamwishimira. So na nyoko bishime, kandi utere nyoko wakubyaye kuvuza impundu. Mwana wanjye, mu mutima wawe, kandi amaso yawe yishimira inzira zanjye. Kuko umugore w'amaraya ari uruhavu rurerure, kandi umugore w'inzaduka ari urwobo rufunganye. Nuko aca igico nk'umwambuzi, kandi atuma hagwira abagambanyi mu bantu. Ninde ubonye ishyano? Ninde utaka? Ninde ufite intonganya? Ninde wiganyira? Ninde ufite inguma zitagira impamvu? Ninde utukuza amaso? N'abarara inkera, n'abagenda bavumba inturire. Ntukarebe vino uko itukura, igihe ibirira mu gikombe ikamanuka neza. Amaherezo iryana nk'inzoka, igatema nk'impiri.
amaso yawe ukayahanga ku by'inzaduka, kandi umutima wawe ukavuga ibigoramye. Ni ukuri ukazengerezwa nk'uryamye mu nyanja hagati, cyangwa nk'umuntu uryamye hejuru y'umuringoti wo mu nkuge, ukavuga uti bankubise nyamara ntacyo mbaye, bampondaguye kandi sinumvise, ndakanguka ryari ngo nongere njye kuvumba? Igitabo cy'Imigani igice cya 24. Ntukagirire abantu babi ishyari, kandi ntukifuze kubana nabo, kuko imitima yabo itekereza kurenganya, kandi ururimi rwabo ruvuga ibyo kugira nabi. Ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi rukomezwa no kujijuka. Kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo mo ibintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Umunyabwenge arakomeye, kandi ujijutse yunguka imbaraga. Uzajye gusembura intambara ufite inama z'ubwenge, aho abajyanama benshi bari haba amahoro. Ubwenge burenga umupfapfa ntabushyikire, iyo ari mu iteraniro ntabumbura umunwa. Ugambirira gukora ibibi bamwita umugira nabi. Imigambi y'ubupfapfa niyo cyaha, kandi umukobanyi ni umuziro mu bantu. Nugamburura mu makuba, gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Abajyanirwa gupfa ubarokore, kandi abarindiriye kwicwa ntubazibukire. Nuvuga uti dore ntabwo twabimenye, ntuzi kwigera imitima ari yibizi. Irinde ubugingo bwawe niyo ibimenya. Mbese ntizagororera umuntu wese ibihwanye n'imirimo yakoze? Mwana wanjye, jya urya ubuki kuko buryoha, kandi ingabo zabwo ziryohera akanwa kawe. Niko kumenya ubwenge bizamerera ubugingo bwawe, nububona nibwo n'ingororano zizaboneka, kandi ibyiringiro byawe ntibizaba iby'ubusa. Wa munyabyaha we, ntugace igico ku rugo rw'umukiranutsi, ntugasahure ubuturo bwe, kuko umukiranutsi naho yagwa karindwi yakongera akabyuka, ariko abanyabyaha bazagushwa n'amakuba. Ntukishime umwanzi wawe aguye, kandi ntukagire umutima unezezwa nuko atsembwe, kugira ngo Uwiteka atabireba akababazwa nabyo, akirengagiza uburakari yamurakariye. Ntugahagarike umutima n'inkozi z'ibibi, ntukifuze iby'abanyabyaha, kuko nta ngororano y'umuntu mubi, ururimi rw'ukiranirwa ruzazima. Mwana wanjye, wubahe Uwiteka n'umwami, kandi ntukishyire mu by'abajya irya nino, kuko amakuba yabo azabatungura. Ninde wamenya kurimbuka kwabo bose? Iyindi migani y'abanyabwenge. Ibi nabyo ni imigani y'abanyabwenge. Kuba intinya amaso mu rubanza si byiza. Ukiza umunyabyaha ati ufite urubanza, azavumwa n'igihugu, kandi amahanga azamwanga urunuka. Ariko abamucyaha bazagubwa neza, kandi umugisha mwiza uzabazaho. Ushubije ibitunganya abasomye ku munwa. Banza witegure ibyo ku gasozi, uringanize imirima yawe, hanyuma uzabone kubaka inzu. Ntugashinje umuturanyi wawe nta mpamvu, kandi ntugashukanishe ururimi rwawe. Ntukavuga uti ibyo yankoreye nzabimwitura, umwitura ibihwanye n'imirimo yakoze. Nanyuze ku murima w'umunyabute no ku ruzabibu rw'umuntu ubuze ubwenge. Nasanze hose ari amahwa, hose ifurwe yarazimagije, kandi uruzitiro rwaho rw'amabuye rwarasenyutse. Nuko ndebye mbyitegereza neza, mbibonye mbikuramo gusobanukirwa. Uti henga nsinzire gato nihweture kanzinya, kandi nipfunyapfunye nsinzire. Uko niko ubukene buzagufata nk'umwambuzi, n'ubutindi bukagutera nk'ingabo.